Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data. Ngiye basuhuza ni Pastor Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa imbaraga z'Imana mu ntege nke z'umuntu. Reka dusome muri Matayo igice cya 19, dusome umurongo wa 25 n'uwa 26. Haragira hati, abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Yesu ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Imbaraga z'Imana rero naho zishingiye, nuko hari ibintu bitadushobokera, hariho ibintu abantu batamenya, hariho ibintu abantu babifuza gukora ariko ntibikunde, ariko ibyo byose ku Mana bikaba bikunda. Ubwo rero imbaraga z'Imana twavuga ko zigaragarira mu bintu bitatu twebwe abantu tutagira, kandi kutabigira kwacu akaba ari byo bidutandukanya n'Imana. Ibyo bintu bitatu ni ibihe? Hariho ubushobozi bwo kumenya ibintu byose, aho bivuga kumenya ikibazo, ukamenya n'impamvu zacyo, ukamenya n'umuti wagikiza, kumenya byose. Hakabaho gushobora byose. Gushobora byose harimo ubushobozi bwo kwirinda ikintu kitarakugeraho, ukaba wateganya ibintu bitarakugeraho, ariko mu gushobora byose hakabaho yuko byaba byanakugezeho ukaba wabibonera igisubizo. Mu gushobora byose hariho kwirinda, hakabaho no gukiza n'ibyabashije kutugeraho na nyuma yuko twirinze wenda ntibikunde. Noneho hakabaho n'ikintu bita kubera hose icyarimwe. Donc mu mbaraga z'Imana harimo ibyo bintu uko ari bitatu, icyo bita mu by'ukuri gushobora byose, kubera hose icyarimwe no kumenya byose. Ariko kubera hose icyarimwe bivuga ko Imana iri hose, nta muntu wagakeneye undi, cyangwa nta muntu wakavuye ahari ngo ajye aho abandi bari yibwira ko aho abandi bari ariho Imana iri gusa. Oya, ntabwo Imana iba hamwe ngo ibe iya bamwe, ahubwo ibera hose icyarimwe. Ibyo rero bikayigira Imana ya hose kandi bikanayigira n'Imana ya bose. Ibyo rero bikanayitandukanya n'abandi banyembaraga bo muri iyi si, bagira izo mbaraga zikabiza bamwe, zikabiza hamwe, kandi zikaba ari n'iz'igihe mu by'ukuri kigufiya. Ariko imbaraga z'Imana ni za hose, ni za bose, kandi n'iziteka ryose. Bibiliya ubwo bushobozi bw'Imana irabuhinira mu cyanditswe dusoma muri Yobu 42 umurongo wa 1 n'uwa 2, aho hagira hati, ngo Mana nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana yose. Iyo Mana rero igira imigambi itarogorwa kandi yose, niyo Mana nyiri ubushobozi, niyo Mana nyiri ububasha. Reka rero turebe ngo izo mbaraga zibereyeho iki. Izo mbaraga z'Imana zibereyeho iki?
izo mbaraga igitumye Imana izigira n'igituma natwe tugomba kuzimenya ni uko icyo zibereyeho ni ukugira ngo Imana yubahwe, ni ukugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo yaremye byose cyatumye ibirema ikabiremesha imbaraga zayo ni ukugira ngo biyiramye. Imana imbaraga zayo zayihesheje kurema ibyo tubona n'ibyo tutabona byose. Izo mbaraga nicyo izifitiye, ni ukugira ngo ireme, ariko ibyo yaremye yamara kubirema nayo ibyo bikayubaha, bikayihesha icyubahiro. Nanone za mbaraga icyo izigirira inazifitiye ni ukugira ngo iziramize bya biremwa byayo bibashe gukomerera imbere yayo. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga zayo iziremesha ibyo ishaka kurema, yamara kubirema nanone izo mbaraga zayo ikazibiramisha, izo mbaraga zikabibeshaho. Ariko nanone mu rundi ruhande ikanazihanisha abagenda ukundi, abazikerensa, abashaka kuzita ukundi. Izo mbaraga z'Imana nazo zirabahana, iranazifashisha. Aho ngaho tubonye ijambo ry'Imana mu Itangiriro 11 dusanga hari abantu bo bigeze gusa nk'abashaka kwishyira hejuru, ngo bubaka umunara muremure, baravuga ati reka dukoze umutwe wayo ku ijuru hejuru, twubake izina rizatuma tumenyekana kandi twe gutatanira mu isi yose. Kandi uko gutatana bangaga niko Imana yari yaravuze ko abantu bazatatanira mu isi yose, kandi icyo gihe abantu bavugaga ururimi rumwe, bahuje bashize hamwe. Ariko icyo cyifuzo bo bagize cyo kudatatana no kubaka izina rimenyekana ngo baba abantu bubashwe bavugwa bibirangirire, byari bangamiye icyubahiro cy'Imana n'umugambi Imana yabaremeye. Ngo byatumye Imana ikoresha za mbaraga ibabusanya indimi. Izo ndimi Imana yabahaye nta hantu bari barazize, ariko yo yarazibahaye muri za mbaraga n'ubushobozi byazo. None izo ndimi ntizahinduka izituma bumvikana, ahubwo zihinduka izituma batumvikana. Ikoresha izo mbaraga zayo kugira ngo ihane ubwibone bari bayigizeho. Ikoresha imbaraga zayo kugira ngo ihane kwishyira hejuru bari bagize no kubusanya n'umugambi watumye Imana ibarema. Aho rero Imana ikoresha za mbaraga kugira ngo isubize ibintu mu buryo. Mu Bakorino ba mbere igice cya mbere 18 na 19 ho tusanga ko ngo izo mbaraga Imana zikoresha kugira ngo ihindure ubwenge bw'abanyabwenge ubusa, ngo ijambo ry'umusaraba ribabera ubupfu be kurisobanukirwa, nyamara kuba yemera n'abayemera gukizwa rikababera imbaraga. Izo mbaraga n'Imana zikoresha muri ubwo buryo bwo guhana abatandukiriye no guhindura ubusa ubwenge bw'abibone, ubwenge bw'abanyabwenge, ahubwo abacisha bugufi Imana ikababera imbaraga, ikabahera ubuntu. Izirengeza rero abayicira bugufi, ikazirengeza abaca bugufi. Yabwiye Gideyoni ati genda uko izo mbaraga zawe zingana. Kuki se Imana yemereye Gideyoni kugenda uko imbaraga ze zingana, kandi Gideyoni yaramaze kwibwira ko ari umunyantege nke, ari bucura mu muryango wa bucuri wabo, umuryango usuzuguritse, ayibwira ko atabashije. Ariko Imana ikamubwira ati genda uko imbaraga zawe zingana. Nuko iyo twemeye kwicira bugufi, nta imbaraga zacu arizo zidushoboza, ahubwo dushobozwa n'imbaraga zayo. Pawulo nawe ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga z'Imana kubemeye kwicira bugufi ziradushoboza, zikatubashisha ibyo tutakibashishije. Zibereyeho rero kugira ngo zitwunganire, zitubere inkomezi, zitwereke ibyo tutazi, zitumenyeshe, zitwereke ibyo tudashoboye, zidushoboze, zitwereke aho tudashobora kuba, zihatubeshe. Nicyo imbaraga ziberaho. Twazibona dute? Hariho ibintu bibiri, kimwe ntabwo kiduturukaho, ikindi kiduturukaho. Icyambere kiduturukaho nuko ari ubushake bw'Imana. Izo mbaraga Imana zikoresha aho ishaka, mu bushake bwayo. Icyo ntikiduturukaho cyane, ariko icya kabiri kiduturukaho nuko tugomba kuyizera. Iyo twizeye Imana, izo mbaraga zayo zishobora kuba mu ruhande rwacu zikaduherekeza. Igihe kimwe Abisirayeli bigeze kuribwa n'inzoka barataka, Imana ibwira Mose ngo nacure indi nzoka mu muringa, hanyuma ngo abayireba bose bariwe n'izindi nzoka z'ubumara ngo bazakira. Mose ayibabwiye, abayirebye iyo nzoka yacuze koko barakize, ariko abatarayirebye
barishwe n'ubumara bwa za nzoka zari zabariye. ubwo se kureba inzoka yacuzwe mu muringa byagukiza bite ubumara bw'izindi nzoka? ubwo urumva ntabwo wakijwe na ya nzoka iri mu muringa, ahubwo wakijijwe na kwa kwizera icyo Imana yakubwiye. ubwo rero kwizera gutuma imbaraga z'Imana zikorera mu ruhande rwacu. Reka rero dusenge kugira ngo kwizera gutume izo mbaraga z'Imana zibasha kudushoboza mu ntege zacu, nazo twabwirwa nka Gideyoni ngo tugende uko imbaraga zacu zingana. Ndagushimiye Imana kuko uri umunyembaraga kandi ko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Dufashe kugira ngo tuba bizera, bityo izo mbaraga zibashe kutuyobora, zibashe kuturinda. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.